wamara kwiyubaka ukagenda ukamubaza ngo harya data wamuhoye iki. Reka mbabazi, harya ubu ngubu tuvuge ko kugeza aya masaha Kabila wagambaniye Rora agafungwa, aya masaha akiri sobuja, mukaba mudashobora gufesinga isura y'umubazi icyatumye afungisha umuvandimwe wanyu cyangwa so, ku buryo aya masaha mutegereje ko muzakomera birenze ubu ngubu mukabona kujya kumubaza icyatumye Rora ahera ishyanga imyaka ingana gutya. Ariko igihugu cya Angola cyasinyanye amasezerano na Zimbabwe ko bagiye guhurira muri Kongo, hanyuma Angola isinya ko ibwira Zimbabwe ko mwebwe muzafokasinga ku mavuta, twe ni kuri zahabu. Nongeye ndakauka ndavuga kurya tuvuge ko iyi ntambara se ifite aho ihuriye n'ubucuruzi. Munyumve neza cyane, Angola mu kwinjira muri Kongo cyangwa kuza muri iyi ntambara yo yasezeranye na Zimbabwe ko Angola igomba gufokasinga kuri zahabu, abandi bagafokasinga ku mavuta, kuri petroli. Aravuga ati mwebwe ntituzavangira muri ku mavuta yanyu, hanyuma Zimbabwe nayo ntizavangira Angola muri mu mabuye y'agaciro. Hakiru Kabila zigera yica, kuko Kabila ntabwo mwebwe Kabila azafata nk'iki. Kabila aza kwikosora, yikosora kurinde cyangwa yikikiru kurinde. Aho mujya mufata umwanya mugatekereza kabiri. So nkuko twafashe umwanya wo gusobanura ibyiza bya Kabila, ntabwo ngiye mfite umwanya wo kubisigiriza. Narebye inyungu n'icyo ashobora gushyira kuri iyi revolution y'ikoze, ariko ntabwo ndanga kugira ngo musigiriza, sinzigera musigiriza. Urimo kumva Kabila niba mu by'ukuri understanding cyangwa ahantu muzacurira, urimo kunyumva? Niba Kabila yarafashe umwanya wo gutekereza kuri koze yacu adatekererejwe akayitekerezaho, bizaba ari ishyano, kandi igihe kizagera mvimuzi impamvu y'ibi bintu byose, kandi nzabivuga ari kubereka ibimenyetso. Mu bimenyetso nzabereka hari video, hari inyandiko, hari amajwi ya buri kimwe, but it's not the right time. Ariko icyo gihe kizagera mbikore. Mwe muri ahangaha revolution twarashize, muri ahangaha mukaruca mukarumira, mwarangiza mugahaguruka mukavuza impundu, Kabila yaje. Kabila Kabila yaje, agiye kuva uyu munsi, agiye guhaguruka agahinda kamwice, avugire abantu bashize kuva ku munota wa mbere. Nababwiye ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, uramusanga ukamubwira ngo databuja, umwanzi yapfuye, ndaje umpake. The Update TV. Simbanza kwisegura, do not be offended muri ibi bintu. Do you think ko ibintu umuntu azi n'amakuru umuntu afite, do you think ko I can come over here muri aduyi n'abantu mubanzi hano ngiye nkimenida? Wanjijiwe, do you think ko ngewe ntaza akamaro ko kuba abantu bashobora gukorera hamwe? Ibi bintu imyaka tubimazemo, do you think ko ntazi akamaro ko gukorana n'izindi community, ku buryo nakumva ko cyose kiri hagati yacu twe nyine? So ubu ngubu n'ubwa mbere ushatse kunyatakishwa. I'm something else. Let me tell you, if I come after you, if I come after you, you will regret. Kandi uzaregretinga wabibona. Njye nubaga abantu bari aho ngaho bashobora kuvuga indimi, bari aho ngaho araho, you are the one of the educated idiot. Ujyana n'ibyo utoraguye ukagenda aho ngaho. Muri ahangaha mwaranga muri mu bitsina by'abagore banyu, uruvugiro rumaze kuboneka, mumaze ku appreciate, mubaye abafana. Ntabwo twe turi abafana my friend, ntabwo turi abafana. Urimo kunyumva? Ntabwo turi abafana. We being in this since it was scratch. Urimo kunyumva? Nta munsi numwe umuntu umwe yigeze kugenda agiye kubwira Makenga, aravuga ngo ibyo Godfather avuga ngo yabaye aduyi. Aramubwira ati yabaye aduyi wawe ntiyabaduyi icyari cyo. Urimo kunyumva wowe wanjijiwe? Iyo ujangaha ukazana ubusesenguzi uramfata ukangira akagaranya kugirwa, abantu mwabaye muti
uragera ukavuga ngo mbona ngo Godfather ameze gutya, niba ukeneye attention yanjye nzayiguha kandi neza cyane nzayiguha, ariko ntabwo nzaguha attention kuri izi platform. Nzagushaka muri real life, ngushake muri life ngo attention yanjye uyibone. Wowe ndi kubwira iki gicucu bitarubayita urugo nyina bamfasha ibintu rwavuze muri space ejo bundi ndumirwa. Godfather ngo he's dangerous. What do you mean I'm dangerous? Hasoni message musharing account tugende message ariko maze nanjye nanyobeye. We bambaye ntuza iki kigabo ngo niwe muntu nabonye uhubuka mu buzima, niwe muntu wa mbere nabonye uhubuka mu buzima. Iki kigabo rubayita n'umugore bita Chantal w'umurundi kati, nibo bantu bahubuka mu buzima bagahura turi bigabo nyuma bakaza kubiregreta. Wowe rubayita ugende ubaze ngo Godfather ni muntu ki? If you know me ntabwo akongera kuvuga ubwo busa, uramutse genda ugoye background check umenye, ntabwo uzoje kuvuga ubwo buryo nk'ubwo ngubwo. So mumeze mute wasikiza attention kuva since day one uyu n'umwaka wa kabiri. Ningo attention iza gupostinga. Iyo bimaze kugera muri ibi bintu bikora ku maranga mutima yacu, abantu bari kuva amaraso mu mitima, ntimugakore ikosa ryo kuza gukritika no kuvuga ubusa. Birebe uceceke uzibe. Uratanga kuva ndi umunyarwanda natashi wacu ariko nakuriye muri Kongo rakakurirwa inyongero. Ntabwo nzabihanganira na gato naka na gato. Urukumva? Ntabwo nzabihanganira na gato. Niri na rimwe aho bimaze kutuniga ku buryo nta tolerance nimwe, nta nimwe kuburyo ushobora kuza no kwitambika. We are now a media. Ubu turi media, we can start to speak. Hari n'igihe kizagera tugakoresha n'abanyamahanga kugira ngo ijwi ryacu rigere kure. Tuzahayaringa n'abanyamahanga kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane. We will do. Urumva? So the thing is, never ever try to attack Godfather. Do you know how many times abantu bashatse wowe wise mwinseka mwikwandika Oye izi ngegera ziraza hano zigakabya, abantu barabyutse mu gitondo babonye abana bambaye uniform, ntago muza abana badafite na bote bambara. Abantu barara amajoro, uramuraje muhanga murabyagiye muratangiye kubwanuka ngo mutangiye gushyiraho analize no gupima. Ingegera iraza hano ikajya no kuri platform agatangira gupima ibintu, akavuga ati bige amaranga mutima yanyu muri kuzana muri kubizana ku maritiro n'amaritiro y'amaraso y'abaramaze kumeneka. Ntabyo muzi, you have no idea. So nimba ngeze kuri ibi bintu, nitwa tugeze kuri izi topic ziwacu, mujye muceceka utega amatwi umuntu umwumve kabiri mbere yuko uza uza kuba kuzana controversial kubyo yavuze. Just make sure, think twice, ubitekerezeho kabiri, wumve ibyo yavuze, wumve icyo ashaka kuvuga n'icyo ashaka kumenyesha. Turi kumwe? Ubyumve neza, ubitekereze, ubirebe. Numara kumenya icyo ugomba kubivugaho cyangwa ugomba kumusubiza, musubize. Nafashe umwanya wo kubaka izina Godfather kuko shaka ijwi runaka. Ntabwo ndakora icyo ndakora. Alo? Ngiye kuba mutinga gato, let me mute you any minute. Ngiye kuri telefone gato ndahita nongera ngaruke. Alright, nari ngiye kuri telefone niko biba bimeze. Iki nicyo iyi niyo mpamvu imwe rukumbi yo kuba ufite igikundiro, ushoboye kandi ushobotse. Godfather ni nge muntu wa mbere ushoboye kandi ushobotse. Ndabatangariza ko iryo kanga ryanyu ritazigera rikanda kuri Godfather, kuko ikintu kimwe cyonyine udashobora kumpindura cyo nukumpa identité. Ndashaka kubatangariza iki kintu, nzavuga ibitekerezo byanjye kandi ntishobora kunsunikira ku mwanzi w'igihugu. Nkunda u Rwanda nk'igihugu, nkunda community yanjye. Ibi ngibi niyo ntambara ya mbere narwanye kuva mu myaka 4 ishize kuri platform.
ikosa mudashobora gukora ni ukunyangisha igihugu nkunda. Icyo ni icyambere, ntabwo bishoboka. Nzi mirongo ntarengwa, nzi ibyo kuvuga n'ibyo kutavuga, nzi igihe nakorera ikosa, nzi igihe naba narenze umurongo, sinshobora kurenga umurongo. Nkunda u Rwanda, nkunda ubuyobozi bw'u Rwanda, nkunda umuryango mugari. Do not push me utekereza ko wowe ushobora kuza ngo ugende utwisting. How many times izi nterahamwe zabigerageje bikazinanira bakabatamika ibyo bintu? Ntabwo bikunda. Kunshimo niko gucima ku rutare. So ndi capable yo kukurwanya wowe ushaka kunyambika icyo cyashya cyo kungira cyo kumpa identity idashoboka kuri ngiye, hanyuma noneho namara kukurwanya kakurwanya n'ibindi bitekerezo numva ngomba kurwanya. Izo ntambara eshatu nkazirwana, nkarwanya ikigarasha, kakurwanya wowe ushaka kungira cyo, hanyuma noneho nkanatanga n'ibitekerezo yanjye ko byumva. Ibyo ngibyo nkabimeteninga. Godfather imyaka 4 maze kuri izi platform giye kugera. I think I came here on 2021 niba ntibeshye 2022 nibwo natangiye kuvuga kuri izi platform. I have never ever gukora ibigize ibyaha. Impamvu ntabwo bizigera bibaho. Urimo kunyumva? Ntabwo bishoboka kuko ni ryari narenga imirongo, sinshobora njyana nibihe. You think I'm stupid but I'm not. Urumva? So Godfather, I'm not a robot, and I'm not that person who you can drive the way you need. Kuvuga ngo nyura hakora ibivugi kigenzurya, never. Ntabwo ari kuri Godfather. Turi kumwe? Izi kosho de la forêt ziza akaza ngo ngo kuri koze mwama koze muvuga mwe muzi iyo ariyo cyangwa ni ijambo koze gusa. Muzi imvano n'imvano y'urugendo rw'ibi bintu, muzi abavandimwe, muzi abasangira ngendo, muzi abo twakuranye, muzi abo twariranye, abo twabyirukanye, abo twambaye box imwe, bamenye amaraso kubera ibi bintu. Wewe urahazi igitsina cy'umugore wawe ujanga ko kritika nta soni. Ndavuga General Rora ukumva unciye nk'amabere. Ndi kubaza. Ndavuga kuri General Rora ukumva unciye nk'amabere. Ibi ngibi rizaba ari ishyano duhuje naryo. Kabila aramutse agiye hariya agatangira uru rugendo, General Rora ari mu gihome. Bizaba ari ishyano, kandi igihe kizagera mvimuzi impamvu y'ibi bintu byose, kandi nzabivuga ari kubereka ibimenyetso. Mu bimenyetso nzabereka hari video, hari inyandiko, hari amajwi ya buri kimwe, but it's not the right time. Ariko icyo gihe kizagera mbikore. Turi kumwe? Ntagize uwo mputaza just for advocacy. If you remember, I've been here for a long time ago. Nkora advocacy day by day. Nakoze advocacy za Shanita, nahamagaye itangazamakuru rya Tanzania murabizi, nakoze advocacy za barabana b'i Bugande bateta, niki ntakoze. So then igihe cyarageze murabyibuka mvuga ko advocacy nzihagaritse. Iyi niyo advocacy ya nyuma nzakora. Ntabwo nakora advocacy nakoze mwese mwamenyeho mukankundaho ngo end of the day nshobora kutazakora advocacy kugira ngo ibe successful. Reka nkubwire, igihe kizagera, when time come, igihe cyanyacyo nikigera, ntabwo iyi ngiyi izaba ari advocacy mu buryo bumwe. Kubwira community nkomokamo, kubwira community uyu mugabo akomokamo exactly the truth, the naked truth, ukuri kwambaye ubusa. Mu minsi 100 nabahaye hasigaye iminsi 7. Sorry, iminsi 17. Mu minsi 100 count mwibuki, muri iminsi 100 nabahaye hasigaye iminsi 17. Nkababwira inkuru niba ari uwa Nyiramacibiri yasigaye yandikiye Rutinduko muri Nyiragongo. Iyo baruwa nzayifungura nyibasomere. We not gonna stop kuko harya reka nkubwire,
iryo jwi ntashobora gushyira kuri communauté yanjye, murabizi kuva ku munota wa mbere. Iyo bigeze kuri communauté nkomokamo imba umu extremiste kandi kaba proud yabyo. Ijwi ridavukiye communauté mvamo rirakagenda uko riragahera uko. Urimo kumva? Turi bakuru bo gutandukanya ururo n'icyatsi. Kugeza uyu munsi nta munsi n'uyu numwe ndahaguruka, nta munsi numwe ndahaguruka ngo mvuye ijambo ndirambure, ntibishoboka. Ngo naciye nk'amabere ngo navuze ngo Kabila yaje kandi yaratwishe. Urumva? So I have the right to say that, to say so. Kandi nkumva ntabwo singumuye abantu. None zereka nkubazi, uyu Kabila muri kuvuga magiza kasa mutwe, Kabila niwe wafashe twahisi wa Makenga, ntabwo ari bya Mungu. Kabila yavuye ku butegetsi amaze gukatira rwa bya Mungu igihano cy'urupfu. Yatanze ubutegetsi amanje gutegeka ko bya Mungu agomba kwicwa ikica safunzwe. Uyu munsi aje kurindirwa umutekano n'umuntu yasabye ko amwica. So ibi ngibi kubivuga ngo ukoze ishyano ngo ntabwo akaba bivuga. Hari ibintu bidashobora, hari amateka adashobora gusibwa. Turi kumwe? Ntegereje ibi bintu n'impinduka, the time will come. Mwabagambanyi mwe muri gucyurira ngo Kabila araje, Kabila araje. Ese kambazi niba Kabila ashobora kuza sanga mubere ariko n'uburi nuko mujya muhita mudisappearinga mukagenda mukabura, ibyakorwa byose muzahita muruca mu rumire mugende mu bure. Urimo kumva? And I know that muzagenda muruce mu rumire mu bure. Revolution irimo Kabila itarimo Lora, iyo ngiyo irakagenda nk'ifu n'iheze. Ni ibintu udashobora gushyira mu mutwe wanjye ngo bikwirwemo, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Ariko ni nko gufata, ariko uzi gufata nyiri urugo ukamuzirika warangiza ukajya kurutabara, ntabwo bishoboka ibyo ngibyo. Ibi ngibi mwari kubitubwira 96 tukabyobeka dukwirwa mu mitwe. bibiri ni kera tukabyumva bikadukwirwa mu mutwe nibwo Facebook yari active. Today hell no, hell no, ntabwo bishoboka. No big no, ntabwo bikunda, ntabwo bikunda. Byari kurutwa akicwa 2009 agapfa. Turi kumwe? Ariko kumufunga imyaka 16 tubireba n'amaso yacu gutya, Kabila kaza mukamuhinzira kambuka. Ibi ngibi ni ishyano rikitse umurizo, ariko nagasuzuguro gakabije. Nuvuga ngo ibi ngibi nibyo nababwiye ngo dufata, nababwiye ko ari igihe kizagira tugaturika. Nuvuga ngo ibi ahangaha ni nko kuvuga ngo iyi niyo definisiyo y'abagenerwa bikorwa papa. Iyi niyo definisiyo yuko turi abagenerwa bikorwa. We Peter hapa turi amapunda, turi iki? Sebutimbiri bwa shyamba. Ako kanwa kazabyuka gaharana revolution kadashobora kuvugira umuvandimwe umuntu. Ako izo mbaraga muzikuraye. Gusaba kubaza umuntu w'umunyarwanda nka Oswakimo agashira amanga akavuga ati uko nukuri ngiye guhaguruka mbazi zagaruka ngusubize. Mwe muri ahangaha revolution twarashize muri ahangaha mukaruca mukarumira, mwarangiza mugahaguruka mukavuza impundu. Kabila yaje. Kabila Kabila yaje, agiye kuva uyu munsi, agiye guhaguruka agahinda kamwice, avugire abantu bashize kuva ku munota wa mbere. Nababwiye ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, uramusanga ukamubwira ngo databuja umwanzi yapfuye ndaje umpake. Wamara kwiyubaka ukagenda ukamubaza ngo harya data wamuhoye iki? Reka mbabazi, harya ubu ngubu tuvuge ko kugeza amasaha Kabila wagambaniye Lora agafungwa, aya masaha akiri sobuja, mukaba mudashobora gufesinga isura y'umubazi icyatumye afungisha umuvandimwe wanyu cyangwa so, ku buryo aya masaha mutegereje ko muzakomera birenze ubu ngubu, mukabona kujya kumubaza icyatumye Lora ahera ishyanga imyaka ingana gutya.
rora nagwa ishyanga, nzaba umwanzi wa Kabila iteka ryose, nzaba umwanzi w'abisherura iteka ryose. Nimudahereza agaciro umuntu umwe, niyo community mukomokamo ntimuzigera muyiha agaciro. Dufite capacity yo kuzavuga, tukavuga muri uru rurimi, tukishyura abantu, tugakora space cyangwa tugakoresha platform na media, tukavuga urugendo n'ibi bintu, tukabivuga mu ndimi yose yumva, and we gonna go there. Niko advocacy ikorwa. Iyi advocacy izakorwa kuko njyewe njya mbona nta kindi kintu gitera ibi bintu. Ibi bintu biterwa n'agasuzuguro no kudusuzugura no kutubona ko we are just useless, we are nothing. They take guy like someone nka homeless udafite umuryango akomokamo w'incike. Ariko nibyo. Ariko impamvu ntajya ninjira deep nuko hari igihe kizagera mukamenya imva n'imvano y'ibi bintu. Nzababwira ijambo kurindi, isaha, umunota, amasegonda kugeza uyu munsi. Turi kumwe? Icyo gihe kizagera. Ndabizi ko icyo gihe kizagera. Impamvu y'amasaha nshobora guceceka nuko bishoboka ko uwo nakwisa umwanzi atari we mwanzi. Urumva? Maybe ari n'umukunzi unanyifuriza icyiza 100%, ahubwo kuba ntafite amakuru ahagije, then I take it in this way. Turi kumwe? Ndacyafite iyo hope n'icyo cyizere, ndacyafite ibyo byiringiro bikeya cyane, kugeza igihe kizagira mukabona ko I will put everything out. Gusa nababwiye ikintu kimwe, nta kibaho kidafite impamvu. Tekereza ko igihe kizagera, igihu kikavaho, urukumbi rukitandukanya n'amasaka, usiko umuntu aza muri DM Godfather ntabwo mwakabaye muvuga, nukubera kuvuga kuri Rora. Reka mbabwire ikintu kimwe abagabo, ntimurara amajoro, mwafashe media, ntimwererwa hanga mwarigize ntwari zo kuvuga, muvuga ubusa. Nabuze umuntu wansobanurira akambwira ngo he's being a victim, reka bigitambo cyo kugira ngo tubone ubugingo cyangwa byo kugira ngo community byaharaniye bigereho. Nta ntu bihuriye. Oh sorry ndi gwamaga by mistake. Ejo bundi aya makuru sindi buze kuvuga, ariko igihugu cya Angola cyasinyanye amasezerano na Zimbabwe ko bagiye guhurira muri Congo. Hanyuma Angola isinya ko ibwira Zimbabwe ko mwebwe muzafokasinga ku mavuta, twe ni kuri zahabu. Nongeye ndakauka ndavuga kurya tuvuge ko iyi ntambara se ifite aho ihuriye n'ubucuruzi. Munyumve neza cyane. Angola mu kwinjira muri Congo cyangwa kuza muri iyi ntambara, yo yasezeranye na Zimbabwe ko Angola igomba gufokasinga kuri zahabu, abandi bagafokasinga ku mavuta, kuri petroli. Aravuga ati mwebwe ntituzavangira muri ku mavuta yanyu, hanyuma Zimbabwe nayo ntizavangira Angola mu mabuye y'agaciro. Iyi ntambara ntekereza ko iyo ugiye kwitegereza, nubwo Savimbi atigeze agira abaturage bari hari arwanira ku buryo buri officially, ku buryo avuga ko yari abafite harafite ikintu kirwanira, ariko ibintu byacu bimaze igihe kirekire ubona bigiye gusa nkaho ari intambara ya Savimbi yakoraga lobbyist akajya no muri Amerika, perezida wa Amerika akamwakira ari inyeshyamba, ariko bamukoresheje mu nyungu ze, barangije bajugunya Gasiya hariya. Bizatugora kwiyubaka. Uyu mugabo Kabila, iyo urebye imva n'imvano y'uyu mugabo, nibwo usobanukirwa exactly what is going on.
njya nibaza Kabila za fesinga bya Mungu amuhereza ikiganza amukore mu ntoki. Ejo bundi yaravuye ku butegetsi Kinshasa asiza mukata igihano cy'urupfu, yaragombaga kwicwa. Politike si ikintu vraiment. Ariko ibi byose ngo iyo bivuze ngo reka aha ngaha Kabila yabaye son excellence nabaye son excellence kuri mwe. Ibintu hari ngende ndebintu nkabireba Godfather nkaruca nkarumira nkaburi ikintu mvuga, hanyuma ngaceceka ko nta kindi narenzaho. Godfather twizere ko Kabila aje gukosora ibyo atakoze neza no kwica ikiru. Nta kiru Kabila zigera yica, kuko Kabila ntabwo mwebwe Kabila azafata nk'iki. Kabila aza kwikosora, yikosora kurinde cyangwa yica ikiru kurinde. Aho mujya mufata umwanya mugatekereza kabiri. So nkuko twafashe umwanya wo gusobanura ibyiza bya Kabila, ntabwo ngiye mfite umwanya wo kubisigiriza. Narebye inyungu n'icyo ashobora gushyira kuri iyi revolution y'ikoze, ariko ntabwo ndanga kugira ngo musigirize, sinzigera musigiriza. Urimo kumva Kabila niba mu by'ukuri understandinga cyangwa ahantu muzacurira, urimo kunyumva? Niba Kabila yarafashe umwanya wo gutekereza kuri koze yacu adatekererejwe akayitekerezaho, ntabwo ari gutekereza kuri M23 adatekereje kumva n'imvano yayo. Turi kumwe? Impamvu y'uyu mugabo ahubwo niba atari deal bya Mungu yafunguwe ati ntabwo bya Mungu mu gufungurwa kwe harimo akaboko kwa Kabila. Ntabwo ni benshi. So icyo nshatse kuvuga, niba Kabila yaraje yumva agomba kwisubiraho, yaravuye mu mwambaro wa Sawuli akambara umwambaro wa rya zina rindi bamwise ninde wa mugabo muri Bibiliya. Uyu mugabo niba yaramaze guhinduka, ni ukuvuga ngo agomba gukora amayi possible agara ko yahindutse. So uwo yangaje ni General Laura, ni wamufungishije, ntabwo nzigera, ariko igihe kizagera mvuga ifungwa rya Laura n'uburyo yafunzwemo, nzamena umuciri, nzashyira ibintu hanze muzifata ku mutwe. Byose nzabishyira hanze kandi nzavuga izina ku izina. Turi kumwe? Nzavuga izina ku izina kandi muzabireba. I will speak. I say I will speak on that time. Nzaturika. Mwikomeza kunyandikira. Mwinyandikira mwabagabo. Mwinyandikira ibyo nkora ndabizi Godfather. Kandi mbizi cyane, noneho ntago mbizi gusa. Kwa kuri account maze kuyitweetinga ibintu byinshi baho. Aho mubera ibizongwe ntimujya mufata n'umwanya wo gusoma ibintu mba natweetinze, kuko mba nabitweetinze mu buryo buri vague. Hagira umuntu usomera iyo tweet iraho hejuru. Anybody sniper nsomera iyo tweet niba ntacyo bigutwaye. Ese kivuyitire uraho. Urakomeye rumata amakuru yawe. Urimo kumva? Iyi ni tweet nakoze tariki 18 z'ukwa gatanu 2025. Nsomera iyo tweet bwana mutumishi wa Mungu. Yeah. Irango kuri dashboard. Mpamvuganuro kigonsa kwese. Mufungirane muri toilette njya. Tipe dukora. Impamvu inganururo Eugene Stelfuri Ngayabaseka General Kabarebe James, imyumbati ya Serufuri General Rankunda Kasamba sibina ibisina menga nasomye nta bindi nzi ko namwe imyumbati n'abantu. Uri kubonamo ko namwe imyumbati n'abantu ntago bisobanutse. Okay, nuko ukibisobanuye cyane n'ahantu cyo bisobanuye ni muve mu mwiyobokamana. N'ubundi batubwiraga ko Yesu azaza, amazi aratemba, imigezi irakama, Yesu ntaragaruka. Bro, ndakubwiye ngo igihe Godfather tuzaza ahangaha ngafungura igitabo nkavuga, ariko ntabwo bishobora gukwirwa mu mutwe wanjye ko Kabila ashobora kuba ari igoma y'amasaha ruragifunze. Ntabwo bikunda. Iyo support uko byagenda kose, iyo politike ntabwo nyumva. Abajya bihengekeza bakabizana ngo mu mvugo za politike, shut the fuck up.
mugende iyo hirya, I don't hear you. Sinkeneye kubumva namba kuko ibingibi nabisobanura nte, bisobanutse gute mu by'ukuri, bisobanutse gute? Mwabi ninde muntu waza agahengekereza akambwira ati ariko urareba umeze uku bimeze uku, ugahengekereza urabona urebye? Yewe ninde muntu ushobora kuza agahagarara kuri borse ze akamparezo impamvu imwe rukumbi? Urukumva? Oya reka nguhamagare none ntabwo space nenda kwirekura none. Buri gusuhuza abantu bwana Sniper kanitabiye ikoro irakenewe, ni koro y'akazi. Hanyuma noneho ndongera ngaruki ko ndi busy, uri buzamuke ndamuzamura. Okay, uri buzamuke uze kumuzamura, harabazamutse ze. Uyu mugabo ashobora kuba ari busy nawe ntaza kumuvugisha ndangiza space. Okay. Haleluya. Kayigamba. So twumvikane ikintu kimwe mw'abantu mwe, ariyo mpamvu ntashobora kwihanganira umuntu wari we wese. Reka babwire ikintu kimwe. Godfather nafashe umwanya wanje wo kwiga amateka, ariho njya mbacangira hano abantu bakabona ko ndakasa mutwe. Ikosa rya mbere mu buzima ntazigera nkora, urimo kumva? Njya bibabwira, ninjya mvuga hano njya mbabwira, nababwiye identité yanjye y'uwondi we. Ndi umunyarwanda mu maraso, nkaba umukongomani by accident. Ubundi baravuga ngo ndi umunyarwanda mu maraso, nkaba umukongomani by nationality, ariko kubitewe n'ukuntu twahuye n'akaga, ndi umukongomani by accident. Urukunyumva bro? Amaraso ntemberamo, urukumva? Amaraso ntemberamo, anyuramo, ankomokamo. Listen to me. Ntabwo Godfather nzigera niyambura ubunyarwanda kugira ngo nemerwe nk'umukongomani. No, turi abanyarwanda bakatiweho imipaka, urimo kumva? Niyo mpamvu iyo ngiye mu muco nkajya mu mateka biranzana bikangeza kwa Ruganzo ndakambura se tukagendera tukabikora. So ibingibi ni bisobanura muraza kumva icyo nshatse kuvuga niki. Nshatse kuvuga ko ntabwo nakwijomba icyuma, ntibishoboka. Ntabwo nakwirasa ikirenge. Nta video mubonye none aha, iyi video mwarayumvishe. Reka nze wumve iyi video, ndashaka kukwereka kugira ahanga mbashaka gukubita ikibando ku munwa izi kosho de la forêt zumva ko Godfather yabaye aduyi, Godfather arashaka kuvuye yuko Rwanda mani na zeno. Reka mabwiza ukuri kuri izi platform, ndi umwe rukumbi. Uyu umwe rukumbi urimo kumva ugira inyota ukarwana ishyaka ryo kubona nta ushobora gutunga urutoki u Rwanda n'abanyarwanda, kandi nkaba proud yabyo kuko nibyo bindimo. Ngewe ndi international. Ibingibi rero ibingibi ku muntu byumva akanabisobanukirwa akanabyumva cyane aranyumva. Urimo kunyumva? Hari iminsi birishize uyu mugore anteye amabuye. Rege se ari hehe bya biboro biri? Ndashaka wumva. Ndashaka wumva aha ni ryari ataye mu Rwanda. Wanyana yimbwa weje bundi ninde wayumvisha uretse gato ufite bwo kubwira umuntu ngo nataye mu Rwanda? Wanyana yimbwa weje bundi wari impunzi Bugande, wiri gusirasira na mirembero wadushaka ibyangombwa bikujyana Burayi, ugira amahirwe urabibonye. None uwumva ko ufite uburenganzira bwo kugira abantu ngo nibigarasha, ubabwira ngo nibasubire mu Rwanda ngo biki n'ibiki. Wewe kutarusubiramo, wewe wirirwaga wirukanka wicwa n'inzara, izuba ryarakwatse mu gahanga, wirirwa nuko icyuya ikampara, wirirwa nuko icyuya ikampara wirukanka hejuru y'ibyangombwa kujyana i Burayi. Ntabwo u Rwanda rurebaga, kuki utaruhamyemo? None urabwira abantu ngo nibasubire mu Rwanda. Godfather wanyana unyibagiwe nkuko wibagiye amabere ya nyoko. Ngewe ntuzajya umbona ujya uceceka ku manyoko, ntuzongere kumenyera. mugere bukurikira ibyabaye. Godfather Uyu nguyu ndashaka kuzamuhana kibyeyi. Ibi ni ibigarasha twaragiye konte zabo. Rwanda rw'ejo ceceka ndaza kukumvisha ukumve kose urakubitwa n'inkuba. Icyo nshatse kubabwira,
Godfather ni njyewe muntu udashobora kuvana ku murongo. First of all, twanyuze mu bimene by'amacupa ku buryo mudashobora kudukangisha ibimene by'ibicuma. Ibi ngibi ndabibabwira nkababwiza ukuri, ariko noneho nkagaruka. Reka mbabwire mwabantu mwe, ubundi mu muco nyarwanda no mu mateka yacu, muri abantu b'imasinzo twasigaye dufite umuco utarigeze uvangirwa kuko twakomezanya umuco wacu. Ubundi mu muco nyarwanda habanza inzu. Iyo bavuze inzu ni inzu y'umuryango uri aho ngaho basogokuru babararara. Tukagira icyo bita umuryango, njya bibasobanurira none mushaka kumva. Iyo tuvuze umuryango, ni uyu muryango w'inzu, urukumva? Umuryango uyu muryango usanzwe, uyu nguyu ufungura, niho umuryango utangirira. Hakaba umuryango ufungura ukinjiramo n'umugore wawe mwubatse urugo, mugahura, mugakora urukundo, mukabyara abana, niho umuryango uva. Uwo muryango iyo urangiye, uwo muryango urakura ukavamo umuryango, ukavamo community ikaguka ikavamo igihugu. Reka mbabwire rero, bakuriragaho ukuntu inyo. Mubona urukundo nkunda u Rwanda, mubona intambara n'imijugujugu natewe kandi nkomeje guterwa n'ibi bigarasha byose. Uru rukundo narutojwe na Rora, antoza gukunda abantu, antoza kurwana ishyaka. Narebye video ze, ntabwo abintoje ukundi. Nabonye video ze yigisha abantu gukunda abandi, kurwana ishyaka nkuko mubireba. Biranyinjira, ndabyakira. Ko nabanaga ari umubyeyi. Uyu nguyu rero nuwo mu nzu muri uyu muryango. Niyo mpamvu mbabwira ngo mbere yuko nkunda igihugu, mbere yuko mbakunda mwese hano, mbere yuko mbatekereza, ndabanza ngatekereza kuri uwo mubyeyi. Ariyo mpamvu nta muntu ushobora kumbwira ngo ziba ngo ceceka ngo urabona ngo hano ngo byaba bigiye kubangamana. No, ndamutse mbabwiye ko mbakunda cyangwa nkunda igihugu cyangwa nkunda abandi bantu na community mvamo, nabanje kwirengagiza umubyeyi nabagiye kubaryarya. Oya, nabagiye kubabeshya. Ni gute umuntu wanteje urwo rukundo n'ibyo munsaba gukora, uwo nguwo mwirengagiza kugira ngo nzangambe itambikire bakundi naba mbaryarye? Reka. Ntabwo bikunda. Aza mbere yanyu mwese, akaza mbere y'igihugu ko ni umubyeyi. Ejo muri His Excellence baramubajije ngo ni ikihe kintu mu buzima ukunda cyangwa kigushishikaza? Umuryango we. Umuryango uza mbere y'igihugu, my friend. Ntabwo waba wanze inzu yawe, wanze umuryango wawe gukunda igihugu. Turi kumwe? Niba ndara amajoro, igihugu ni njyewe, ni wowe, n'abandi bose. Igihugu n'abantu. Urimo kunyumva? Uwo ngo asubye ibitekerezo bitandukanye n'ibya Nyiringoma, ariko nk'umunyamategeko na mimi nk'umunyamateka byansaba kongera gusubira mu kiganiro nkacyumva neza cyane, kuko hano tugira ikibazo cyo kumva tugakoresha amarangamutima tugasubiza tudashatse kumva context umuntu yavuzemo ibintu. Wiki ntekereza bijya bituma tugira cyane bitubangamira. So ndaza gufata umwanya cyumve neza cyane, nongere ncyumve. Ariko niba temera intambara yabuzwa n'iki? Ko ari mu gihugu gifite umutekano, we yabwirwa n'iki? Uruva yabwirwa gute? Uragira ngo bivugeho iki? Nose abashinyaguzi ntibahozeho. Urimo kunyumva? Uwo ngo ntabwo namutaho umwanya. Ndahanga ntabwo ngiye kuvuga kuri uwo mugabo wavuze ibyo ngibyo. Ndi kuri Kabila wamaze kugera i Goma. Abantu aya masaha nabonye mwese ni His Excellence, Son Excellence abaye Son Excellence. How can you call Son Excellence the serial killer watumariye abantu? What's wrong with you people? Abe, my question to you. Nubwo ngiye ntabwo singukire mu ntambwe ndende. Niba ushobora kugisubiza aho uransubiza, niba wumva bikubangamiye urakwita ingoma, nuke niba udashaka kwiteranya cyangwa kubivugaho. Dore ko tugeze kuvuga kuri ibi bintu biri mu kuri, mwese muba siniteranye ukagenda. Abe kubona aya masaha Rora yatangiye, nani Kabila yatangiye kwakira abantu i Goma, ari kwakira abasenyeri, abantu barava impande zose z'isi baje kureba Kabila mu matware ya Makenga muri revendication ya 23 mars. Rora kiri mu gihome tutazaga kuruke. Ibi ngibi mu by'ukuri wowe kuri wowe nk'umunyamategeko, ibi ngibi bisobanuye icyo wabikirize comment. Hanyuma icyo cyozo naza kukibaza Rwanda rw'ejo.
reka ngisubize Rwanda rw'ejo burya we nawe ni he's a brother from another mother. Tekora yabivuga uko byumva ntacyo batwaye. Wowe nsubiza. Ariko jewe ni wa mugani ni mu muryango. No kuvuga ngo ibintu byose bigira evolution. Evolution nabyita gutera imbere uko bigenda bizamuka hari element zigenda zinjira uko nubundi uretse na Afande Nkunda hari n'abandi benshi batari bagaruka cyangwa se bahari mu buryo buri indirect bafite ukuntu bakora ariko ugomba nyine kubaka organigramme umuntu ari buze agakoreramo. Ego ushobora kuvuga uti cyama cyagutse noneho aho bigeze dukeneye indi specialisation, dukeneye undi mwanya wihariye wa runaka. Ngiye nkuko nabivuze mu kanya nakoresha ijambo optimism rivuze ngo jewe kugeza ubu ndacyabonera ibintu mu mboni nziza ntarirenga rwose pe ntarirenga. Kuza kwa Kabila nabyo nabivuze, Kabila nawe nk'umuntu wavuye ku butegetsi ari munsi y'imyaka 50 ntabwo ambition za politike kuri we zari zamushirana. Cya kabiri afite n'ubushobozi bw'icyo cyubahiro kuri telege yakuye kuba yarabaye president na general, ndetse hakaba hariho n'indi nayo nka coincidence yuko ubwo yigeze pointinga kuba president wa komisiyo y'amatora ariwe noneho uyoboye iyi rebellion. No, niba Kinshasa haburi umutekano afite inshuti zizonoho ziri muri Est yahungiraho, kandi nawe nkuko tubivuga turebe no mu buryo bwa structure ya M23 AFC. Ntabwo mu byukuri Kabila afite position irimo hariya ngo yajeje kuba umuyobozi wabo. Icyakora yaje nk'uwahoze ari president rega stage afite experience, afite connection n'abantu bamukeza bamubwira bati twumvise ko ageze igomba reka tuze tukurebe. So rero njyewe kuri jewe ntabwo na kwisumbukuza mvuye ngo iki ndagishaka nonaha ikindi kukibaza, kuko kuri jewe ndacyabafitiye icyizere cyuko na Laurent azataha atahe agirigeno rye nkuko yabiharaniye nkuko yabikoreye. Ariko kugeza ubu buretse gato aho ngaho kuri iryo jambo tararengaho iryo geno rigenwa nande? Iryo geno rigenwa gato aha ngaha rero ndasharirirwa ngasigara numva niba mu byukuri ninde muntu ugena igeno ku buryo aya masaha Laurent utafite icyaha na kimwe aregwa, udafite icyo ashinjwa, agomba kugira igeno agenerwa Godfather. Umuntu yaba adafite ashinjwa agakurikiranwa. Ushobora kumbwira ikintu kimwe? Sibyo ibyo top secret zabo ngenda zizise. No tuve muri top secret no buretse gato. Erega reka nze kubwira ikintu kimwe. Muri izo top secret ushobora kumbwira izo top secret zambura community uburenganzira, zikambura umuntu uburenganzira. My friend, hari amategeko mpuzamahanga turi kumwe. Tekereza ko Laurent kuba ari mu gihugu nk'u Rwanda atari umunyarwanda yakaba yakurikiranwa n'itegeko mpuzamahanga. Muze kumbwira. Yego ariko mumbwire okay ngaho rero umunyamategeko ndagufita reka ndeke kugira umwe muri community nkubaze nk'umunyamategeko siko bimeze. Ni gute umuntu ashobora kumara imyaka 16? Okay, Laurent yari umukozi w'u Rwanda, tubimenye tuvuge ngo yari umukozi w'u Rwanda akora amakosa basebuje baramufunga, niko bimeze?
Mango nanjye rero hari there are some issues ziri beyond my izo capacity. issues rero Ariko reka nze to talk about it. Reka nze nkwereke. Ando. Can you mute your mic? Dushime. Okay. Oh. Shimere. Uga mic yawe. Urumva ariko rego mbaza ninja kwizaniye mwana. Mbaza nta kibazo gishaka. Ndakubaza uyu Dushime kamaze mu manure kuko ari kurya mu matwi. Ndashaka kukubaza ikintu kimwe. By the way, hari igihe kizagera ntegereje ari hano igihe kizagera. Hari igihe kizagera nicara hano mbaze Makenga ibibazo. Ubundi Makenga ni gute wemera kwakira Kabila? Izo mbaraga zakira Kabila wagutorongeje uzikura utarasaba Lora yari double agent wacu, yari umusirikari wacu, yadukoreye amakosa, so arahanga nko double agent. Nabyo tubimenye. Muzabimenya gute nka community mudashobora guhaguruka ngo mwihurize hamwe ko dufite abanyamategeko muhaguruke mugende mujye kubaza umwe muri mwebwe? Kubera icyo kintu mudagikora. Yavuze ko azajya kubaza ibaze vire mu kanati yukabaza icyo kibazo. Umunyamakuru amashuri mwiza bamare iki? Kuki mutegereza ngo mushaka umunyamakuru ujya kwa bimwe mu maziki? Abanyamategeko dufite abantu mwagiye ku ishuri bibamariye iki? What's wrong with you? Ubu dutegereze umunyamakuru ajye kubaza mu maziki? Ese kambazi Lora yafashe ubuzima bwe. Erega ibi ngibi biri kuba kuri Lora byabaye kuri Makenga, my friend. Ibi bintu byabaye kuri Makenga aragenda arapfa yanga gupfa. Makenga yaragiye i Buganda araharembera arapfurupfurura mwanga, asigara afite ibiro 20. Ntabwo ibi ngibi biri kuba kuri Lora aya masaha. Ntabwo iyi community muri kibi bintu umuntu abahaye ubuzima ni mu muha umwanya mu agaciro nagera mu matage mu mukurikirane. Ibyo nibyo rwose. Ibi bintu ndi kubabwira umuntu ushobora kubyumva neza kurusha undi. Mwabandonye Makenga aranga umutima w'ubutwara umugumamo arongera. Makenga yasubiye mu ishyamba ibiro bitageze kuri 30. Makenga yasubiye gusubira muri koze. Makenga abana bamuheka adashobora kugenda. Urimo kunyumva? Aya masaha mwese mwarahagurutse Makenga indirimbo ziri kumukorerwa. Icyo nsaba ni iki ngiki. Icyo nsaba ni kumukorerwa. Buretse gato. Icyo dusaba ni iki ngiki. Ababahaye ubuzima ni mubaha amaboko yanyu mbahe n'umwanya wanyu. Turi kumwe. Umuntu yemeye kujya gufesinga isasu kugira ngo iki kibazo n'abana bazadukomokaho babeho, akemera akabyitangira. Sinshaka kwirenga, nta nubwo nshaka kujya mu zindi politike n'ibindi biri kuva iruhande. No, ndakunda na community dukomokamo ifata ikibazo ikakirengagiza. Niba iyo tweet iraho hejuru bisobanura, reka tugendere ku byo president y'u Rwanda yakoze yanditse ngiraho hejuru. Tugendere kuri iyi ngiyi, tuganirire kuri iyi. Niba u Rwanda rwaratangaje ko impamvu rwafashe Lora ariyo turi kurebaho hejuru, harabura iki ngo bamurekure? 2013 kwashize imyaka ingahe? 13. None okay, niba basanga hari ibindi byaha yakoze, hari ibindi bintu bishobora gutuma ashobora guhungabanya umutekano muri Kongo, babitubwire nkuko batangaje ko nta kibazo afite, ko atari wo wari ikibazo nkuko babishyizaho hejuru. Niba ngera kuri indi tweet, community imiti bisubire mu nda ikababwiza ukuri. Ubu ngubu inkuru ziragenda, uwababwira isi uko ikanuye amaso. Bro, nakira amatelefone. Wowe Abe n'abandi mwese mu mukari ntabwo ushobora kumara iminsi 2 utarumva yaba umwana wavutse uyu munsi, yaba uzi Lora, yaba utamuzi. Umuntu arabyuka mu gitondo nta kindi kintu akubaza. Lora mwebwe mutekereza Lora, ndakubwiye niba ari igihe Lora yigeze kuvugwa, nta munsi Lora yigeze kuvuga nko muri iyi minsi mu magroupe mu machati y'abantu bongorerana. Keretse muramutse mugiye mu DM y'abantu mukumva izina Lora n'uburakari izina rye rivugirwamo, n'agahinda izina rya Lora rivugirwamo. Godfather,
mu gifaransa bavuga ngo c'est le lever du soleil. Uyu ni umucyo uri kuza, na Kabila yaje na Nyarugabo yaje n'abandi benshi bagiye kujoininga, so it's the right time na Laurent rwose akarekurwa kandi akajya ahagaragara ndetse ibintu nyine bikagenda neza. Icyo rwose nanjye n'abandi benshi niko babyumva. yego niko babyumva. Hanyuma ibyo byakozwe ku gihe cye muri CNDP, utubazo twarimo ku byagiye bigenda, ibyo byose birangirira aho ngaho icyo gihe cya mbere ya 2009, ariko ubu ngubu afite uburenganzira rwose bwo kwisanzura, bwo kwidegembya. Ibyo niyo pozisiyo yanjye kuva kera kose. Urabizi twakoze amaspace menshi avuga kuri Laurent Nkunda, ndetse nkagira iyo audacity yo kuvuga no kumuclaiminga, kuko byaba ari amakosa y'akazi, byaba ari ibindi byose bya politike, ntabwo donc biproportiona cyangwa se bihuza n'imyaka yaba afunzwe. Ibyo ntabwo rwose yaba mu mategeko, haba gushyira mu gaciro, haba ibyo byose nyine kugira iyo rationale. Ushobora no gufunga umuntu ukagiramo rationale, ukavuga ati ariko ibi nibi wabibalansinga, iki kirafata iki ngiki. So kuri ge rero nuko mbona iyi umwaka wa 2025 watubera umwaka w'umugisha w'intsinzi. Rero bashimisha abo bantu bareke nawe koko yidegembye. Hanyuma ibyo gukora icyama iki gukorana n'abandi, buri wese ntamugire urwitwazo ngo bituma atajoininga, bitume adatanga umusanzu we, mu gihe tugitegereje muri ya optimisme nagiye mvuga. Sawa, urakoze cyane. Reka nkurikiye ndi hasi, hari akantu ngiyemo. Ndagushimiye mfura y'abeza. Urakoze, urangije neza. Erege mu bishatse muravuga, ariko iyo niyo position yanjye rwose. Thank you big man. Urakoze. Nakwishimira yuko hakomeza kuba hariya. Ndagushimire, urakoze. Ntabwo byanshimisha rwose. N'undi wari wese ntawe bishimishije, ahubwo oya mu kwezi uretse gato. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nzababwira abantu bishimishije cyane, kandi muzatungurwa n'amazina yabo. Yuko akomeza kuba gufungwa se, ahubwo bifuza ko anapfa. Erega ntabwo buriya ntutekereze ko ndahanga gutya Godfather, ntutekereze ko I'm just here brother. Ndakubwiye reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya. Baravuga ngo uwo uzabwiza ukura akakwanga, uzamureka tumuke n'ubusanzwe azaba atari umukunzi. Turi kumwe? Sinzi uri kunyumva. Babangamiye iki? Uzaza ndabizi ko space zanjye zatending uzabyumva. Simbizi none se warambwiye ko ushaka kumanuka, ariko byose ni context tuzaduha. warambwiye ndamara nta kibazo. Ngaho ujya gukora ako karimo k'amaboko. Nkoresha ukuri uko mbishoboye. Urakoze cyane. Oya niko kuriya. Thank you big man. Urakoze cyane my brother. Okay. Rwanda rwe shuraho. Karame. Wumiwe. Mba numiwe, ariko ni byiza ko hari byinshi bigahoro ukundi ukuri gushira mu biganiro. Kandi ni byiza ko una ari umugabo twari duturanye ngo ngo ngiye nari inkotsa namagana ishyano. Nawe rero nze mbona warari inkotsa ukamagana ishyano, kandi ni byiza kuryamagana waribonye. Ikintu kiriho kimwe urukunyumva. Ndakumva. Nakubwiye ngo kiretse aba bantu haramutse hagize umuntu urimo kunyumva. Ndakumva rwose. Urukumva. Umuntu agafungura amaso, urimo kunyumva. Yamara gufungura amaso ukareba ibiri muri community. Turi kumwe cyane rwose. Yaba bato, reka mbivugire hano muri aba bantu, yaba abantu bato, yaba bakuru, yaba babyirutse bro,
bafite agahinda kavanze n'uburakari. Sinzi turi kubyumvikana. cyane rwose. Bafite agahinda kavanze n'uburakari kubera uyu mugabo. Mu rugo kwa karindwi mu mpera z'ukwa gatandatu nzakora groupe ya WhatsApp kandi irahari. Nzakora groupe ya WhatsApp. Tuzakora, reka nte kuvuga ibintu bitaragera ku gihe cyo kubikora. We will never ever keep silently. Ntabwo bikunda. Ntabwo tuzaceceka n'iri ngiri na rimwe. Nababwiye ko mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu kurangira, amaso nzayerekeza i Goma, mbaze Bertrand Bisimwa, mbaze Makenga, batubwire impamvu Kabila ashobora kukandagira i Goma, uwo yangaje n'uwo yatorongeje akiri mu gihome. Ibi bazabidusobanurira. Ntabwo mvuze ngo bazabidusobanurira. Itsubona bi nibo tuzibazaho ibi bibazo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, nakomeje kuvuga kuri community, tuzagaruka ku muryango. Uyu mugabo ni incike. Uyu mugabo ntagira umuryango akomokamo. Mureke dukore GoFundMe. Niba nta mafaranga y'ubusha, mureke dukore GoFundMe. Umuryango duha uburenganzira, dukore GoFundMe. Nitumara gukora GoFundMe, amafaranga aboneke, dushaka abanyamategeko bahagurutse ikibazo, tumenya irengero ry'uyu mugabo. Niba umuryango we utabiki, uduha uburenganzira. Muzandangira umuryango we ko ntabwo umuryango we muzawundangira abawuzi. Dukore GoFundMe. Njyewe nzayikora kandi amafaranga azaboneka. Twishyura umunyamategeko uko yabaremereye kose. Tubaze iherezo ry'uyu mugabo. Ikintu ntazigera nakira mu matwi yanjye, mbabaze ngaho ngwino tubaze. Ijambo ni ryawe. Fungura mic yawe. Nakoze Godfa. Uriya ari ibintu umuntu ajya yumva akumva sinzi kuki iyo abantu bavuze kuri Rurankunda, abantu mbona bahagurutse kabona bagize ibyo kuvuga. Kuki bavuga kuri Rurankunda, abona abantu barya indimi basobanuye ibyo batazi, bakakwita igipinga, bakagira ute. Njyewe njyamura kuntu bagutuka, sinzi wabwiye abantu kuvugisha ukuri ko ubo baye igipinga. Sinzi icyo gipinga ubo baye ngo ni icyande, ni iki. Numvaga ibyo Abe yavugaga, umva ry'indimi atazi ibyo avuga, nkavuga se ni ukutabimenya. Afite ibyo ahisha, afite ibyo atinya, afite ikibazo cye. Rurankunda afatwa 2009, abantu bakoze imyigaragambyo ari benshi, bo mu nkambi n'abandi bari hanze bamukomoka mu bwoko akomokamo. Ibyabaye abantu barabizi, bamwe barakubiswa abandi barafungwa kubera babaza. Ariko kugeza n'uyu munsi nta wababwiye mw'abantu mw'ibyo muvuga, mwebwe muri kubaza ikibazo nabi dore kimeze gutya. Hano mwababwiye. Icya kabiri, wenda ndetse no kubikurikiranya ahubwo mvuge ama evenema yagiye aba. Ubu ngubu abantu baravuga ese uyu muntu niba yarakoze ibyaha tumugure, niba ari ibyo kuba yapfa cyangwa yagira,
kumugabagura undi akavuga niba yarahemutse tumuhanire mu muryango byagenze gute? Ibyo ngibyo ntawe bibaza, ahubwo bibajije bavuga ngo umwana ni igikenya, Godfather yirirwa bamutuka. Inzi abantu benshi babifite ku mutima ariko bagaceceka. Guceceka ntabwo ari byo birangiza ikibazo. Guceceka uwo wica umutima wawe. Ariko icyakagombye gukorwa, abantu bagikorana ubuswa, bakagishakira inyito, bakacyita icyaha, ahubwo babanje kugira ute, abanje gushaka ese iki kintu kuki kiriho, ese kigize icyaha, ese icyo cyaha urabugikoreye nde? Niba nshakisha umuntu wanjye umufite yavuze ngo turamufite cyangwa ntawe dufite, tukagira ahandi dushakira. Ariko icyo nabwira abantu bene wacu cyangwa abavuga bahisha wenda ndareka kuvuga ibyabereye ahandi, ndavuga ibi kubera ahangaha nonaha, wenda nk'amagambo amaze kuvugwa n'abantu babanje nk'abangahe, uramugira uriya muntu arafunzwe ntagafunzwe akarya indimi. Ese niba udafite icyo kuvuga wamanuza ukagenda? Ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo bivugeho. Niba Laurent Nkunda afunzwe arafunzwe, ahubwo nanjye iki kibazo ndakibaza, twibaze nanjye nkubaze, tugishakira umuti, turagikora iki? Icyo nicyo wagombye kububaza. Hari byo guhakana ngo Laurent Nkunda ngo n'ubundi yavuye ngo muri CNDP ngo yaravuye, yavanye nko nande. Ibintu niba utabizi uraceceka, kutabimenye ntabwo ari ikibazo. Laurent Nkunda yavuye muri Congo nk'uko itangazo rya tweet ya X ya Presidence y'u Rwanda ibivuga, niyo yabyivugiye biratomoye. Wowe iyo ushaka kubihakana rero uzana ibindi. CNDP ko yarangiye twese turabizi, amatiku yari ahari, abantu bari bashize hamwe. Ahubwo niba twashakira umuti hamwe kugira ngo twubake iwacu dutahe, ibibazo bihari akaboko yabigiramo kugira ngo bikemuke dutahe. Ese abantu bari hanze bo niba batabyumva kimwe no kuvuga Kabila ko yaturangije, abantu bakaba bari mu mpunzi, bari abantu bari mu nkambi barabacura, Kabila bari hariya. Kabila kuba yaza ni byiza. Eske aje mu gihe cyanyacyo kugira ngo abantu bo yahungishije babasobanurira kugira rero uriya muntu nawe yabikoze kubera izi mpamvu, none araje mugiye gufatanya, ntimwongere kumufata nk'umwanzi. Abo baturage igihugu nikiboneka bakazamutinya ahubwo ari bo. Ni imbogamizi ariko ntabwo ari kuvuga niko bimeze. Rero jewe Godfather kuba watanga igitekerezo inshuro nyinshi ukivuga ugasanga abantu barakurwanya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo abantu ntibashakire icyo kibazo cyo kuvuga ngo Laurent Nkunda aratahe, nicyo bakagombye bavuga ngo bashakire umuti. Arataha gute? Aho kujya kuvuga kuri Laurent Nkunda ugasanga utereye hejuru, umwe abiciye hirya. No, usoza ni rida wacu natahe. Hari n'abandi bari hanze nabo batinya kuvuga kuri Laurent Nkunda bitewe n'ahari. Njyewe icyo navuga, Laurent Nkunda natahe. Niba Kabila yaratashe, na Laurent Nkunda ibyaha yakoze ntabwo biruta ibya Kabila, natahe. Thank you. Okay. Masisi urahari? Yes, Mr. Godfather. Yo, what's up, man? Go ahead.
Jambo. Buri Kinyarwanda. Bakivuga rwose nta kibazo. Wiriwe. Mwiriwe neza namwe bari kudutega amatwi hano. Jambo tuzayivuga tugeze. Yes. Urakoze cyane. Ikintu nshaka kuvuga ntabwo kiburenze iminota 3. Wanagikomojeho. Usa nkaho wantanze mu magambo niko kantu nshaka kongeramo. Kagira inkuru. Ndemeranya nawe kuri point nyinshi cyane. Ntabwo nongera kubisubiramo. Ntabwo aho nkunda ari siho yagombye kuba ari uyu munsi. Icyo tucemeranyeho tugishireho umurongo n'ushaka kugihakana afite inyungu ziri personnel. Icyo yaho tuwashire point. Icya kabiri, ndemeranya nawe ko harimo faiblesse za communauté kuba batarahagurutse ngo babaze ngo uyu muntu wacu ari. Ariko ashobora kuba hatarabayeho wenda izo démarche uvuga za avoka za kubahaguruka mu buryo buri fomo, ariko icyo bita mécontentement ya communauté yo yageze aho igomba kuba yagera, ahubwo wenda twakwemeranya nge nawe ko bidahagije. Cyo ni cya kabiri. So démarche kuva imyaka 15 kugera uyu munsi zagiye zikorwa, ntekereza ko iyi yawe ije noneho ifite ampleur nini cyane kugira ngo itange message iri fort. Icyo nta kibazo gifiteho kandi ni byiza. Noneho icyo nshaka gusorezaho sasa ari nacyo wakomojeho. Ndemeranya na cause, ndemeranya n'abari ku ruhembo uyu munsi batanga amaraso yabo kugira ngo cause yumvikane. Ariko kuki Godfather iyo wenda ndemeranya nawe ko ufite timing yabyo, iyo timing ni naho nashaka kugera uhita uhantanga. Niba urugero tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo, Afande Makenga arabizi ko Laurent ari afande we. Ese uyu munsi na timu bayoboranye icyama bo bafite izihe nshingano? Ese bo hari démarche bakora yo kuvuga ngo afande wacu ari he? Ese ko hari icyuho dufite? How can he come and feel it? So ako kantu nako ntabwo tugomba kujya tugasimbuka muri request ziri formal, ziri polite, zikorwa kugira ngo nabo babe part of this demand. Nicyo ngicyo nashaka kugira ngo nibutse, nta kindi. Urakoze. Urakoze cyane. iki kibazo nzakigusubiza mu mpera z'ukwa 6 tariki ya 2 kwa 7. Either iyo space zaba cyangwa tuzatangira iyo movement cyangwa ntabwo bizaba. Turi kumwe? I'm not gonna answer today. That answer wibajije nzabisubiza mu kwa 7. Ntabwo uyu munsi ndibuze kugigusubiza, kandi muzumva ibyo amatwi atigeze yumva. Muzabona ko Godfather ibyo nkora mbikora mbizi, mfite amakuru, ntabwo mpubuka. Turi kumwe? Twumvikana ikindi kintu kimwe, ndisegura ko mbona abantu hano dufite ibintu bimeze nk'ibirobo. Uravuga ukabubaye dore nujya kura muri comment ngongeye kuvuga ku Rwanda muri bikora mufite capacity muratekereza. Janet yanditse message nziza. Janet aranditse yagiye, I think uramudamu yanditse ngo Godfather wazagiye kubaza ukumva impamvu
baguha ya nkunda with our concerns noneho with your concerns noneho ukumva if it is for the benefit of abanyamasisi or not. Janet, I think you are not around. Kamubwiza ukuri ko ntabwo u Rwanda kugeza amasaha space zizaba cyangwa movement izatangira mu kwa karindwi niba rurakiri mu Rwanda izaba itandukanye n'ibi bigambo turi kuvuga. Uyu mugabo aravuze mbaze uyu nguyu wise ngo mbaze, twumvisha agahinda yavuganye ati hari benshi hano hanze benshi cyane bafite agahinda nk'aka kandi kuvugana. Mwumvisha agahinda afite, mwumvisha agahinda afite. Uyu mwaka tugiye ukwezi kwa karindwi ni gutangira, it's gonna be something else. N'uburyo bwo gukora advocacy kuri uyu mugabo uzaba buri totally difference. Wowe umaze kubaza amasisi, you gonna hear something else. Ntabwo nzaguha igisubizo kubyerekeranye na Makenga na M23 yakomotse kuri Rora. Aya masaha tukaba tutumva ijambo riva mu kanwa kabo bamukomozaho. I'll put all the truth out. I don't give a fuck. Ntabwo tuzabaho turi community igenda badufata bagashira hariya bagafata bagashira hariya. No, ntabwo bikunda. Nzashyira ukuri kose hanze and I will. Kuko ntekereza ko ntabwo ntekereza ko it's an acceptable, it's an unbelievable. Nkibaza byumvikana bite? Makenga arapfuye yanze gupfa. Ibi bintu reka manze first of weakness dufite ya mbere erega reka nkubwiza ukuri. It's because turi impenebere, turi inkende. We are there, nobody ushobora gukurikirana n'umuntu wacu. Ubwo rurakomeza bore apfe azave mu Rwanda nkuko Makenga avuye i Buganda ari mu ngobyi. Tutegereze Rora azave ari umurambo nkuko Makenga avuye i Buganda afite ibiro 20 agiye kurwanira ikoze. Listen to me. Iyi ni weakness ya community, niyo nshinja. Nta kintu nshinja u Rwanda, nta kibazo mfitanye n'u Rwanda, nta nanke. Ariko kundi Rwanda abanyarwanda n'ababyeyi bro, dufite mu Rwanda dufite president w'umubyeyi pe. Leta y'u Rwanda irumva cyane pe. Bazafata igihe cy'akanya gato biyambura inkweto zabo, bambara inkweto zacu, bambara inkweto za community cyangwa n'umuryango, bambara inkweto gato ze bumva ukuntu ziryana n'abantu be. Ibaze aya masaha bamwe mu bana ba General bagiye kugraduatinga, nta nubwo bashobora kubona telefone ya papa wabo ngo abafelicite. Abana barangije kaminuza. I'm not gonna go deep. Ntabwo gufunga ari ukujya mageragere. Ntaganda yarakatiwe umudamu wajya irahi akagenda bakamuha iminsi yo kumanana n'umugore we akongera agataha, akajya kuri telefone agahamagara abana bakavugana nabo.
nzongera kuvuga kuri iki kintu mu kwezi kwa karindwi. Mbibutse ko we still turasaba, turatakamba, turasaba, dukeneye umuntu wacu. Mugire umunsi mwiza.